sobanukirwa inzozi urota uri kurya inyama cyangwa se urota uri kurya ibindi bintu byagira mu muhogo ntibimanuke, kumva bega biri kukuniga, rimwe ukarota byahagamye mu muhogo, ukaba rimwe na rimwe ubihatururamo kugira ngo ubone amahoro, wamara kubihatururamo ukumva urabohotse kandi wumvaga wowe ushaka kurya cyane. Bigira ibintu bibiri bisobanura izo nzozi. Akenshi ikintu kenshi aba ari uburozi. Y'urukurota uri kurya ibintu bikanga kumanuka aba ari uburozi, bivuze ngo Imana ibirimo iragukingira. Ku bantu benshi cyane niko bikunda kuba, ariko bifite n'ubundi busobanuro bitewe n'uburyo wabigizemo wabirosemo. Iyo buri gihe uri kubirya uri umukristo ukijijwe cyangwa ugikizwa vuba, noneho ukaba uri biri kuza biri byahagamye mu muhogo, biri kwanga gusohoka, bigaba ngombwa ko ubihatururamo cyangwa se ukuramo akantu bamwe bigasohoka. Bivuze ngo nk'umuntu ukijijwe, iyo ari ibintu byanze kumanuka ngo bigere mu nda kandi wowe wumvaga ubishaka, akenshi hari igihe aba ari ibyaha. Nk'umukristo ukumva nk'umukristo cyangwa se karandiri gushaka umusunikira gukora ibyaha runaka, awe arashaka kubimira, arashaka kubigeza mu nda, arashaka kubimugeramo, ariko ntago biri kumanuka, arabirwanyije arabihatirije ko bimanuka ariko ntibiri kumanuka. Bivuze ngo icyo gihe uwo mukristo ni igihe aba ashaka gukora ibyaha cyangwa kugotomera ibyaha muri we, cyangwa gukora icyaha runaka, Mwuka Wera akamubuza ko kimanuka, akagitangira akamufata. Byamara kumufata cya kintu ntikiri bugere mu nda, ntikiri buze kumuhumanya, icyo gihe azagihatururamo ubundi akanguke. Bivuze ngo rero Mwuka Wera yagushoboje gutuma udakora icyaha, kandi wowe umutima wumva gushaka kugikora, ndetse n'inzira zo kugikora wumva nyine bigezemo. Satani ari kuguhatira ati bikore nta kibazo, bigeremo, birakunda, wowe ugiye kubikora byo. Ariko Mwuka Wera agatuma zitamanuka, Mwuka Wera akagufata, agatuma cyaha utagikora, akagucira indi nzira, agatuma udakora icyo cyaha kandi wari ufite uburyo bwo kugira ute bwo kugikora. Mwuka Wera nyambega muri make akakizitira. Ubwo ni ubusobanuro bwo kurota urya inyama. Inyama kenshi zo zisobanuye uburozi, cyangwa iyo ari ibindi biryo bigiye bitandukanye. Bamwe bakunda kurya ibintu bikomeye, mbega bumva babishaka ariko ntibimanuke. Akenshi iyo ari ibiryo bindi bisanzwe bihiye bitandukanye. Hari ibiryo bisanzwe nk'ibishyimbo, amashaza, imbuto ziriya bigira ubusobanuro bwabyo, y'uri kubireba ubyejeje ubifite, ariko utari kubirya bihiye, bifite ubundi busobanuro bwabyo. Ariko iyo uri kubirya bihiye, byagera mu ijosi cyangwa mu muhogo ntibimanuke bigere mu nda, bikanga ngombwa ko urota urukongera kubihatururamo, ukabisubiza hanze, ukumva uraruhutse cyane cyane, ukanakanguka. Ni ikimenyetso kigaragaza cyane yuko Mwuka Wera yanze ko ukora icyaha cyari kigutugirije cyangwa cyari kiri imbere yawe wari ugiye gukora. Mwuka Wera bivuze ngo abakurengeye. Nyemerera nshuti zanjye, nuzajya urota izi nzozi, ntabwo Imana izikwereka kugira ngo zigusohoreho. Nubyuka ujya usenga, byuka numara kurota inzozi nziza cyangwa izo witwa imbi, usenge. Niba ngombwa ko uzisobanuza, tuzigusobanurire, nta kintu bizaba bitwaye, sibyo? Kugira ngo umenye n'uburyo ukomeza usenge. Numara kurota inzozi zaba nziza zaba mbi, byuka usenge, usaba Imana imbaraga. Imana izakurwanirira, ibibi bizakurwaho, ibyiza bizakomeza, kandi Imana yereka abantu ibintu kugira ngo ubone uburyo bitwara ndetse n'uburyo bagenda. Nshuti yanjye rero, twandikire nawe inzozi warose, ukomantinge muri komanteri, ndetse usharinga abandi bazindi inzozi, maze tuzibasobanurire. Ubutaha uzagaruka kuzisanga ku Irembo ry'Ijuru TV, tugusobanurira inzozi. Hari icyo Mwuka Wera ashaka kukugirira, hari icyo Mwuka Wera ashaka kugukorera. Nyemerera ube maso, Uwiteka ari bugufi bwawe kandi ari bukuneshereze mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Evangeliste Pierre. Imana ibahe umugisha. Kristo ni umwami.